Hello, ndabasuje mwese mukurikira umuririmbyi gatatu TV muri hirya no hino, abari ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Afrika, abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bituranye n'u Rwanda. Mwese ndabashimiye cyane ko mukurikirana ibiganiro byacu, indirimbo nziza tubagezaho, mukora subscribe, like, comment, share no mu yandi ma group muba mugiye muri mu bufasha bwanyu. Ni ingenzi rero ku muririmbyi Gatatu TV, tubasabiye umugisha. Uyu munsi rero nkuko mubireba kuri kamera turi kumwe n'umwari, n'umukobwa, n'umumama, ntago mbizi gusaraza ko twibwira. Hello, amakuru? Amakuru ni meza. Ya, ndakwakiriye cyane nubwo nagusuye iwawe. Urakoze cyane. Nageze ni hakaribu none nguhaye n'ikaze ntacyo. Urakoze. Nawe ngaho mikaze. Urisanga. Ya, rero nkuko mubizi tubakorera ibiganiro byiza kandi bigiye bitandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'umukobwa tugiye kuganira cyane cyane ku buzima bwe bwite, uko yabayeho kugeza uyu munsi. Ya, wakibwira abantu bakurikira umuririmbyi Gatatu TV? Murakoze. Amazina nitwa Remizi Janine. Ndi umukobwa ushima Imana. Umukobwa ushima Imana udakeneye umugabo? Umugabo ndamukeneye cyane ko n'Imana ibizi. Basore rero bakurikira umuririmbyi Gatatu TV mbatungiye urutoki. Ya, rero turagira ngo twagusuye, wenda ntabwo twaguteguje, utwihanganire. Uko twagusanze nyine ni nako ugiye kutuganiriza uri. Uraza rero kutwihanganira, nyine twaje nk'intore. Nta kibazo. Ndizera bitari buze kukubangamira. So turagira ngo rero utuganirize ku nzira y'agakiza y'umusaraba wanyuze, murabitwemerera? Nta kibazo rwose. Aha, tubwire rero uyu munsi ukora iki mu itorero, usengera hehe? Murakoze cyane. Aho nsengeraho ni nsengera mu itorero rya Methodiste cyangwa MRR. Hanyuma ndi umuririmbyi. Umuririmbyi uririmba ku ntebe ya mbere. Wari ukuntu mujyamo bajya abadirija bajya bashyira ngo abakobwa beza ku murongo wa mbere, babandi bakajya inyuma. Nta mububaho ariko babandi bajya inyuma. Basi ntago ndirimba ku ntebe ya mbere. Kuko ariko ya, rero tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Umaze gukizwa, winjiye mu itorero, wakishijwe uri muri he torero, wari ufite imyaka ingahe? Nakijijwe mvuye mu bakatolike. Mbere nasengeraga mu bakatolike kuko no mu rugo niho basengera. No mu rugo na bakatolike. Hanyuma ubwo nge nakiriye agakiza mfite imyaka 16. 16 wari muri katolike? Wavuye muri katolike ufite imyaka ingahe? 15 niho nari ndi muri katolike, 16 niho nabatijwe mu mazi menshi. Utari wabatizwa mu mazi menshi ukiri muri katolike, wumvaga ese bimeze bite kugira ngo ube uri muri katolike kandi naho byanga bikunda barigisha ukakirwa kandi wari warakiriwe? Kugira ngo rero uhave ujye mu mazi menshi, urumva wabatijwe kabiri. Kubera iki? Yego, nabatijwe kabiri nk'uko babivuga, ariko nyuma yo gusoma ibyanditswe, nubwo nta muhanga wabyo, ariko nyuma yo gusoma ibyanditswe, ntabwo ari uko nsuzugura umubatizo w'abakatolike, ariko nasanze nyine umuntu agomba kubatizwa, akabatizwa mu mazi menshi. Nibwo nanjye natangiye inzira y'agakiza ubundi bushyashya, ndangije nyine mva mu itorero nari ndimo njya mu rindi. Ya, urumva rero waciye mu bintu byinshi cyane, wabaye mu katolike ujya mu mazi magari. Umaze kujya mu mazi magari ubatijwe, ese duha impinduka yabaye ukiri muri katolike unamaze no kujya muri ayo mazi magari? Murakoze. Nyiri muri katolike nyine ntago numvaga neza urugendo rwo gusenga. Kwari ukugenda nk'ikigare gusa. Nyine naragendaga nkagenda ngiye guhazwa, hari ukuntu bagenda bagiye kurya karisitiya. Ariko kakujyanye. Numvaga nta nubwo nasibaga kujya gusenga mu misa kugira ngo njye karisitiya. Mbese bagatanga buri cyumweru? Buri cyumweru.
nawe rero warakabaraga umaze rero kuvamo ako kantu utakikabona ntiwumvishe nta kintu wahombye? oya nta kintu nahombye cyane ko n'ubundi natwe tujya tugira icyo bita kwegera igaburo, kujya ku igaburo. natwe icyo gihe turakigira, ariko muri uko kukigira nyine ho bitandukanye na katolike, uritunganya ukiyeza nyine kugira ngo ujye ku meza nyine umeze neza. ndagira ngo usobanurire gatoya ujye ku meza wejejwe. bivuze ngo iyo igihe cyo kujya ku meza kitari cyagera ntago muba mwejejwe. ndagira ngo usobanure aho hantu abantu badukurikiye babashe kubyumva neza. oya n'ubusanzwe umuntu aba asanzwe yejejwe, ariko icyo gihe cyo uba ari umunsi mukuru. uba ari umunsi mukuru, uretse no mu by'agakiza no mu buzima busanzwe ubona ko iyo abantu bagiye kujya ku mafunguro, iyo abantu bari kwitegura umunsi mukuru, baritunganya bakitegura, nabo bagategura ndetse bagategura n'ahantu bagiye gukorera umunsi mukuru. hanyuma ni muri urwo rwego naho nyine tujya twiyeza, tuba twaragendeye mu bintu byinshi bidatunganye, akanwa kaba karacumuye, twaragiye kure y'Imana, tukitunganya nyine tukiyeza kugira ngo tuze kujya ku meza tumeze neza, kugira ngo mujye ku meza mumeze neza. ni ubwo bivuze byose mu bikorwa buri cyumweru cyangwa bigira igihe? ntabwo ari buri cyumweru, ho bajya bagira igihe runaka bakagipanga. hanyuma nyine abakirisitu bose, umukirisitu wa nyawe aba agomba kujya ku igaburo ryera. ubu nawe ukora amasengesho y'iminsi 40 utarya utanywa, wageze ikirenge mu cya Kristo? oya 40 yo ntabwo ndayikora, kuko na Bibiliya iravuga ngo genda uko imbaraga zawe zingana. ntabwo ndakora amasengesho y'iminsi 40. ndagira ngo usobanurire abantu badukurikiye. Bibiliya iravuga ngo ni mugere ikirenge mu cya Kristo, kandi nawe ukongera ukatubwira ngo ni mugende uko imbaraga zanyu zingana. none se kugera ikirenge mu cya Kristo, dusobanurira iryo jambo neza kugira ngo abadukurikiye baze kubyumva cyane. ntekereza ko kugera ikirenge mu cya Kristo ni ukumwigiraho imico myiza, ingeso nziza, mbese ibikorwa byiza nyine bitarimo ubuhemu. mukora n'amasengesho y'iminsi 40 ariko oya ubishoboye nabwo wabikora, ariko utabishoboye ntabwo ubugejeje ikirenge mu cya Yesu. oya ntabwo ari uko bimeze. ndabashimiye cyane rero mwese mukurikira Umuririmbyi Gatatu TV muri hirya no hino hagiye hatandukanye. murareba turi kumwe na Janine kuri kamera zacu, yarimo aratubwira ibintu byinshi cyane. mbararikire rero gukurikira ikiganiro ubutaha, tuzaganira byinshi cyane. murumva ko afite byinshi byo kutubwira cyangwa ntabyo? oya birahari. urumva hari ibyo tutumvishe, ntabwo duhaye ubuhamya. ujya gukizwa utugeso wakoraga, ntago tubwiye niba watubwiye ngo ni ukugenda uko imbaraga zawe zingana, nturagera ikirenge mu cya Kristo. umunsi uzaba wakigezemo tuzakubara ko wakijijwe. ariko urugendo rurakomeje. ubu ngubu urimo urakora iki mu buzima busanzwe Janine? mu buzima busanzwe uri umuhinzi, kandi ejo bundi tukubona kuri kamera. murambona kuri kamera nyine, mwansuye mwampaye poromosiyo. Imana ishimwe. buriya Imana yari yarampaye isezerano ko izanyicazanya n'abakomeye. Imana iri kugenda ibikora nyine. sawa nanjye ubutaha nijye uzaba ufite iyi kamera.